ndagaruka ku butumwa buteye ubwoba ariko ndasa n'umena amabanga kandi kumena amabanga ya Satani ni itegeko Imana yambwiye ngo mbabarire ngo igiye kuvumisa cyangwa se kuruka abayobozi cyangwa indongozi muri iki gihugu cy'u Burundi. Harimo kuvumisa abantu bitegereje neza. Icyo ni kimwe ndagarukaho, Imana yampayemo amakuru. Ikindi ndagarukaho, mwabonye Samisuru Hassan, ndagushyiriraho iyi mpeta, urutoki ruriho impeta. Hano hari impeta iriho amaso 3, hari indi iriho amaso 4. Uyu muperezida wiyimitse cyangwa se w'imyingoma, genda avuga mu gice cy'umwuka, muri parite y'umwuka. Siyagiho sitaraho, ibyo mvuga ni ibyo mu mwuka, si ibyo natumwe, si ibyo nabwirijwe, si ibyo bantumye, oya, byuza kumva ni iby'umwuka. Rero hari Imana mwe ngo harimo imbaraga za Satani nyinshi. Kandi Tanzania iri n'itangiriro ryo kwinjira muri wa murongo wo gusenyuka. Kujyaho k'uyu mumama we yagiyeho azi ko atabaye igihugu n'abamushyigikiye n'abamubaye hafi. Icyo nacyo ndakigarukaho. Ikindi, Ubugande bugiye kwinjira mu marira n'agahinda. Nabonye barira, iririrarira n'iririrarira. Uganda kwa nyakubahwa Bwana Perezida Museveni. Nyakubahwa Museveni nyine perezida w'Ubugande rwose. Noneho rero Imana yo mu ijuru itabare. Imana yo mu ijuru itabare. Byo nabonye biteye ubwoba. Kandi uko niko kuri. Munyemere rero tugire koko ni hahandi Imana itarinze abarinzi barindira ubusa. Nareka kubivuga, n'imodoka yangonga nareka kubivuga, n'umurozi yanyica, kuko hari n'abapfuye batabivuze kandi nabo barapfa. Hari n'abapfuye bari mu myaka munsi y'iyanjye kandi nabo barapfuye. Munyemere rero twebwe tubivuge, ubwo ibisigaye ari n'amabanga akomeye cyane. Iyo umenye amabanga akomeye cyane, niyo usengeye abantu barozwe cyane, impacte, ingaruka ntizibura, ntabwo zibura. Ariko turishinganishije mu izina ry'Umunyanazareti, uwadutumye afite ubutware, afite ubushobozi bwo kuturindira ahakomeye n'ahoroheje, ahabi n'aheza. Ni ukuvuga mu Burundi cyangwa se perezida w'u Burundi, ubwo niho mpereye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, komite cyangwa board cyangwa guverinoma ye sha, Mareka yambwiye ngo ndavumishije, ndarutse kumwe baruka. Umuntu ajya arwara mu nda, umuntu akumva mu nda biriruka cyangwa biramujya cyangwa kumva biramubabaje. Ariko mu nda hari igihe umuntu aba yariye nabi, hari igihe umuntu aba yariye iby'inzoka yitahimbara, hari igihe umuntu mu nda haba imyigaragambyo cyangwa hakaba kwidekarara ibyo bintu uko biri busohoke. Iki nicyo kigiye kuba mu Burundi. Uw'Imana idashaka, uw'Imana idakeneye, uw'Imana itatoranyije, ni ukuri kurahira n'icyaha. Nkubwije ukuri ko Imana irakurutse. Ni ijambo riri mu gitabo cy'Abami ba Kabiri 24:16 cyangwa 16. Ndetse na Yesu yaravuze ngo kutabize kudakanye ndakuruka. Imana irutse abantu. Kandi ni marayika urutse, ntabwo ubu butumwa n'Imana igiye kubusohoza. Ni Imana igiye kubusohoza. Kandi ibi ntabwo ari ibiteba, si byo muri nza, ni ibintu mugiye kubona Imana ikaruka kugeza ubucafu bwose bushize mu nda. Igihugu cy'u Burundi rero cyuzuyemo ubucafu cyangwa se umwanda, kandi umwanda umaze igihe. Kandi uyu mwanda rwose umaze igihe kinini cyane. Ni umwanda nyine, ni umwanda.
rero iyo umuntu arutse ntahita apfa, nacyo ngisobanura. Iyo umuntu avumishije ntabwo apfa, ahubwo umwanda uvamo nyine ukababara. Hari ibyo kurya bigufasha nk'umuntu wavumishije ukongera ukagaruka mu buzima. Rero ntabwo igihugu gipfuye, igihugu cy'u Burundi kirahari, kigiye kubaho, ariko Uwiteka Nyiringabo Imana Uwiteka Nyiringabo Imana arirahiye mu kirere cy'u Burundi, mu migezi, mu kibira, mu gisagara, iyi perezidanse y'u Burundi, iyi aeroporo y'u Burundi, Imana yambwiye ngo guverinoma yose abazongera kubakishwa n'imbagwa, Imana yambwiye ngo ni bake cyane abasigaye bose iradorantinze, irarimovinze, irasibye. Ndabizi ko bibababaza imbonerakure, abadede b'abantu bari bari ku iberi, ariko ni ukuri, ntabwo turi kubadigadiga. Ariko Imana yaduhaye imbunda yitwa Mwuka Wera. Yesu aravuga ngo nzenda ku bya Data, nzabaha umwitsa, nzabaha Mwemu Yera, nzabaha Umwuka Wera. Iyi mbaraga, iyi Roho Mutagatifu biraruta misile, biraruta bombe atomike. Nakumenyeshaga ko aka kanwa Yesu yaduhaye karimo ubushobozi, karimo ubutwari. Turi ku rugamba utazagira ubwoba, kamandari Yesu. Turi ku rugamba utazagira ubwoba, kamandari Yesu. Mugiye kubona Imana barundi kazi. Ni ukuri kurahira yenda sinanabikunda, ariko rwose Uwiteka yambwiye ngo mbahamirize, mugiye kubona Imana. Ariko hari n'abandi bagiye kurira ayo kwarika. Mfite ubutumwa busa n'ubuteye ubwoba, reka mbanze senge. Mwami Yesu, udutangirire unadusoreze. Kakanwa gacecekera imbere yawe, ariko akawe kavuge, kabwire intama zawe, kabwire ubwoko bwawe, ihanga ryawe. Hama uwumva yumvire kwihana no gukizwa no gutera imbere mu by'umwuka. Ndagusabye nyaguhora ku ngoma. Mwami Yesu, twe tutaravuga waravuze, nubwo tutavuga nubwo twaceceka n'ibiti n'amabuye byavuga, ariko hano hari abateza amatwi ineza yawe nibigiye kuba n'ubuyugushi, kandi nabo biteguye kukwakira. Harimo abari bo kwakire mu byiza, abandi bari bo kwakire bakubona no mu bibi. Yego, umwami aguha umugisha. Twagiye nukuvuga ngo Uburundi uhereye kuri perezida wa Repubulika, Imana yambwiye ngo isenye uyu musozi, irimbuye umusozi, kandi inkuru yumvikaniye ku mutoya n'umukuru. Imana yambwiye ngo mbihamye mbivuge, kandi ndabivuga nemye biguma canke byorohe. Ndagomba kubona uwabambwe witanze ku musaraba. Ndagomba kwambara impuzu bandanyura urugendo, biguma canke byorohe. Ndagomba kubona uwabambwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu araje, Yesu araje, Yesu araje, Yesu araje. Yambwiye ngo ibyari ijoro bibaye amanywa, byari amarira bibaye. Donc abariraga, bari bababaye, bari barushye, mwakire ineza y'Imana. Ariko abari mu guseka, ari mu byishimo, abari muri bya bindi nakwita ambiance, n'amarira n'agahinda bigiye kwibonekeza. N'amarira n'agahinda. Imana yambwiye ngo igiye kuvumisa bamwe mu ndongozi. Imana yambwiye ngo igiye kwirukana bamwe
Imana yambwiye ngo ihagurukanye inkoni nto n'inini. Bibiliya ivuga ingabo nto n'inini. Rero nuko n'Uwiteka birema. Mwavuga mutavuga, byagenda gute bitagenda gute, nagira ngo nkumenyeshe ko Imana ihagurutse ku ntebe yayo. Byahishuwe biravuga ngo yicaye kuri ya ntebe. Iravuga aya magambo yeruye iti uwera kandi gukura, aravuga aya magambo. Nagira ngo nkumenyeshe ko Uwiteka ahagurutse ku ntebe ye, kuringaniza, gutondeka, kubishyira ku rutonde. Rero hari ibyo ndi kureba mu mwuka bigiye guhinduka kandi bikoretse mu isi y'umwuka, bivuyemo bije mu maso yanyu, aho muri bubibone mu maso yanyu. Kangaruke no kuri Tanzania, kandi mbibutse ko uze kureba aha munsi turifuza kubwiriza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana mu buryo bwagutse dukoresheje imashini nyabwonko. Nubona rero ufite ubushobozi uze kureba munsi ya titiri hariho nimero, uduterere tugire studio yabiriha yabiciriritse, ariko turifuza kwagura ivugabutumwa udushyigikiye, tubifashijwemo nawe ukunda ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu. Umukama kumezagirire. Tanzania perezida yarahiye, bamwe mwabibonye abandi mwabyumvise, ariko nutarabyumva ndabikubwiye yarahiye. Uku kurahira kwe rero ni ugushyira Tanzania mu kaga, ni ugutuye Tanzania mu cyobo. Nagira ngo mbabwire ko Tanzania hariya uburozi bwari bwarabahiriye, sabwa ari bose, ariko harimo abatanzania benshi bazi ibintu byo kuroga. Abamizima byari byarabahiriye, ariko Imana itabeshya, ititiranya izina, idatubura, itajya indimi, itabeshya, ititiranya amazina, nkuhamirije mu kuri kw'ijambo ry'Imana yantumye, yantoranye, yampamagaye. Tanzania umwanzi arayibonye. Tanzania umwanzi yarayibonye, kubera ko ibigirwamana bigiye gusenyuka muri Tanzania. Kandi uru ni urugendo rutangiye. Uburundi bwo bugiye kuva muri Babuloni, ariko Tanzania yinjiye muri Babuloni. Tanzania yinjiye muri Babuloni, imirimo igiye kurumba, imvura iba ikibazo. Abarozi baho bagiye kubura iyo bava n'iyo bajya, hagiye kuba ibintu bisa naho Imana ibimye ikiganza cy'umugisha. Kandi bari bamaze igihe kirekire. Ariko nyuma y'ibigiye kuba muri Tanzania, Tanzania izaba paradizo rwose. Ariko ubu tuvugana, imvura y'ibyago, izuba ry'ibyago, amafaranga agata agaciro, hagiye kubayo akajagari. Kandi ngaho hondi Tanzania kudeta zigiye kujyayo. Ubwo se mbikubwire gute? Zigiye kujyayo kudeta, zigiye kujyayo kudeta. Nubwo batumva ikinyarwanda, ariko ahanini tuvuga Imana. Ubu butumwa hari n'abaswahili bubucishemo, pakasema lugha ya Kiswahili. Nchi ya Tanzania itasikia sauti ya Mungu, Bwana magwana, Geshi wa mageshi. Nukuvuga ngo rero uyu muperezida niwe tanguriro yo kwinjira ahantu hatari heza. Mwabonye yambaye rero impeta nini. Hari impeta Diamond yambara iriho agahanga k'umuntu, n'uyu nawe yambaye impeta iriho inyenyeri cyangwa se amaso. Umuntu witegereje amaso y'inzoka, umuntu aba wararebye inzoka. Izi mpeta barazikora bagashyiramo amaso y'inzoka, ariko ni zahabu, ni impeta nyine zihenze, ariko zirimo amaso y'inzoka. Yarahiye yafashe korowani. Nagira ngo nkumenyeshe ngo
ibintu by'uburozi muri Tanzania Imana ibitesheje agaciro, bigiye guta agaciro ijambo Illuminati Kristo, ijambo ry'abapfumu n'abapfumukazi muri Tanzania. Ibyo bintu byose Imana igiye kubinyukanyuka ibitesha agaciro kugira ngo yubahishe akanwa kayo k'Abatanzania bahanuye, k'Abagande, k'Abarundi, k'Abanyarwanda. Iyerekwa mwahagize, umubabaro Abarundi bahagiriye, namwe bazaza iwanyu babasaba icumbi. Abatanzania bazaza mu Rwanda basaba icumbi, Abatanzania bazajya mu Bugande basaba icumbi, bazajya muri Kenya basaba icumbi. Nagira ngo nkubwire ngo abigaragambya kiriya ni ikimenyetso bo bakoze, ariko Imana igiye guteza ibyago. Ntabwo Tanzania izatera intambwe. Hari ijambo yambwiye rikomeye cyane, risumbya agaciro inzahabu. 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 Tanzania yinjiye mu bihe bibi. Barundi badukurikira muri Tanzania, Abanyarwanda mudukurikira muri Tanzania, ufata ikaramu wandike ubu butumwa Imana yampaye, nta mikino irimo, ndetse rwose mu cyumweru gitaha igihe tuzanabatangariza amasengesho muri uko kwa 11. Muri uko kwa 11 ndi gutegura amasengesho tuzasenga, ariko tuzayabamenyesha uko tuzayasenga dusengera ukwezi kwa 12. Noneho rero nikomereze, Tanzania igeze y'umwana arira nyina ntiyumve. Iriya yasinye, kiriya kiganza yarahiye, ziriya mpeta yari yambaye, iriya korowani yari afite, byose ubwo match buri iratangiye, umupira uratangiye, buriya yamaze gushyika mu biganza by'Imana ndetse no mu biganza by'umwanzi bw'agapira. Football filimbi yavuze, amazamu bayafunguye, umupira buri uratangiye. Abene igihugu ubu nubwo bava mu ibarabara, Imana igiye kwirwanirira urugamba. Turi ku rugamba, ariko cyane rwo gusenga. Nigarukire Ubuganda kwa Museveni atwaye igihe kirekire, yatwaye neza. Sindi umugande ndaba ibyo ngaha, ariko mu makuru y'ijuru niseguye ku bantu bari Bugande, bari mu Bugande. Ntunyumve nabi, ndetse n'Abarundi ntimunyumve nabi. Ntacyo pfa na Samisu Hassan, ntacyo pfa na nyakubahwa Perezida Museveni cyangwa nyakubahwa Perezida Ndayishimiye cyangwa nyakubahwa Perezida Samiyu Suluhu Hassan. Nukuri mbiseguyeho jewe nibereye mu by'umwuka, kandi byumva nabo umwuka, kandi biba mu mwuka, kandi bikorera mu mwuka ngayo nguko. Hano rero ikintu mpamya, ikintu nemanga, Imana yambwiye ngo Ubugande bugiye kurira amarira menshi, amwe amanuka iburyo andi amanuka ibumoso cyane rwose, kubera Imana ari byo yahisemo nyine. Bagiye kurira. Ntumbaze umuntu wenda gutabara kuzabariza, ntumbaze icyenda kuba, ariko niba warasenze ugira ihishurirwa cyangwa iyerekwa, ariko igihugu cyose kigiye kumva itangazo ryitwa amarira. Yewe wa mubiri we, yewe wa mubiri we, yewe wa mubiri we, yewe wa mubiri we, icyama nkazatandukana nawe, icyama nkazatandukana nawe neza. Ubwibone bwawe, ubusinzi bwawe, ubugwayi bwawe, yewe wa mubiri we, icyama nkazatandukana nawe, icyama nkazatandukana nawe neza. Nabonye amarira, mbona igihugu cyose cyacitse umugongo, mbona kirunamye, mbona kiri kurira.
kandi mbona amahanga yose yifashe uku, mbona inshuti z'Ubugande, inshuti z'Abagande bameze uku, ndavuga ngo habaye iki, ni iki cyabaye? Marayika arambwira ngo tegereza ndaza kuguhishurira mu gice cya kabiri ibyabaye ni biri kuba cyangwa se n'ibigiye kuba. Nanjye ndategereza nemye shimye Imana. Ni ukuri nabonye isuku, mbona igihugu cy'Ubugande kirimo isuku nyinshi, ibintu biri ku rutonde, ibintu bifatika, ibintu byumvikana, ariko mbona amarira. Nawe sinzi uze kubisengera, ariko nawe wegera Imana uyibaze. Nawe uze gupfukama ubaze Imana, kandi tunasengera Abagande, dusengera Abatanzaniya, dusengera Abarundi, dusengera Abanyarwanda, dusengera Abanyakenya. Nigeze mbabwira Kenya igiye kuyoborwa n'umupasitoro, ndababwira ngo Abamasaye n'abandi bantu bakora ibintu by'ubupfumu mu Burundi n'ariya amasoko acuruza ibintu by'uburozi, mwese Imana igiye kubitesha agaciro mu izina ry'Umunyanazareti. Hano rero hari n'irindi tangazo nabonye Amerika rigiye gusohoka muri Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko naryo ritari ryiza. Ndavuga ngo Imana itabare. Rero hari igihe duhanura, hari igihe tuvugishwa, hari igihe dushurirwa, hari igihe twerekwa. Ubu butumwa Imana yampaye, s'il vous plaît, ndagusabye witwararike cyangwa wigengesere, ni ibigiye gusohora vuba. Bimwe biri muri uku kwezi turimo, bindi biri mu gutaha, ibindi ntabwo nzi umunsi wabyo cyane rwose. Ariko Imana yambwiye ngo abaturiye imipaka y'Uburundi mwitegure abashyitsi, mugiye kwakira abashyitsi. Baturiye Perezidansi y'Uburundi mwitegure, mugiye kubona ibintu bidasanzwe. Abaturiye aeroport Melchior Ndadaye mwitegure, mugiye kubona ibintu bidasanzwe. Abantu bariganyijwe bambuwe, mugiye kubona ibintu bidasanzwe. Ofete hari marayika uzanye ubutumwa muri aka karere, muri East Africa, muri Afrika y'ibiyaga bigari, burasirazuba bwa Afrika, mu majyaruguru ya Afrika, mu majyepfo ya Afrika, mu burengerazuba bwa Afrika. Nzi neza ko hari marayika wahagurukijwe n'Imana ishobora bingahe byose. Hano rero hari Abarundi bakijijwe bavuga ngo twebwe twarakijijwe. Niba warakijijwe, Imana ibishimirwe, ariko utarakizwa nawe ni ingorane ikomeye cyane. Hano umwenda waratabutse. Umuntu wese ufite dutu, ufite gushidikanya, nukuri Imana ihwejesha amaso yawe, ikwereke, iguhishurire. Twebwe ntabwo twaje kwemeza abantu, ntabwo nza hano ngo reka nambare mbemeze, ntabwo nza hano ngo mvuge ngo munyumve. Je kubwanjye nubwo nakivugira audio, nubwo nanaza mu ijoro, nubwo nanaza ku manywa, nubwo nanahagarara mu muhanda aho ndi nkavuga, sinjye wumva, sinjye uri kuvuga, sinajewe, ahubwo uri muri ni ukwiye guha agaciro. Uwiteka kumpera umugisha. Reka ntambutse ubutumwa na message nahawe mu ijambo ry'abantu dusanzwe dusangira ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3, hama tubandanye mu izina ry'Umunyanazareti. Turaguma mu mwuka, Imana itubwira. Ndi connecte nijoro, ndumva ndi mu mavuta yo kumva message kandi yo gushyikira message y'ijoro, hama nanjye nkabibatangariza uko mbihawe. Ukuri rero abapatana, abariye, inshuti z'akadasohoka ku Mbabazi TV 3, tunagushimiye gukanda subscribe, nawe ukora like, comment nziza, ndetse zo kudutera intege no kudushyigikira. Nukuri kudeshapo, ndabashimiye mwebwe mwese mubana natwe. Umukama aguhezagira. Tubandanye rero, ubutumwa n'ubwawe n'ubwanjye n'ubw'abazaza n'abasenga. Uwiteka binyemeza yuko asubiza, ategereje abana be ko bamusanga bakenure. Ndamwihereje rwose ubu, kuko yampamagaye ubwe.
niringiye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga ndamwihereje rwose ubu kuko yamamagaye ubwe niringiye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga ibihe senga Uwiteka binyemeza yuko asubiza ategereje abana be ngo bamusanga bakenuwe ndamwihereje rwose ubu kuko yamamagaye ubwe niringiye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga ndamwihereje rwose ubu kuko yamamagaye ubwe niringiye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga uhora senga Uwiteka kujya kumara umubabaro kugeza aho nzagera iwe mwiherere ngeze niyambuye umubiri upfa nambaye kudafiteka ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga niyambuye umubiri upfa nambaye kudapfiteka ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga niyambuye umubiri upfa nambaye kudapfiteka ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga niyambuye umubiri upfa nambaye kudapfiteka ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga buriya nibwo tuzaseze mu bihe byiza byo gusenga niyambuye umubiri upfa nambaye kudapfiteka ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Haleluya, haleluya. Nibwo tuzasezera ibihe byiza byo gusenga. Hari ahantu twagiye dusengera, hari ahantu wasengeye ugira ibihe byiza rwose, ugira ibihe byiza cyane vraiment. N'ubu ndumva afite ibihe byiza byo gusenga, byo kuririmba, byo guhanura. Niyo mpamvu dukoreshamo iminota itari mike, ariko ngo ubwo mwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Ndagushimiye wowe nshuti yanjye muvandimwe ku Mbabazi TV gatatu kuri iyi TV, wowe dukunda kubana mu iteraniro aho rigeze uri kuhabona. Turagushimiye rero, umukama aguhezagire kandi umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere ya data. Ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe k'intwara n'intwari zinaniwe. Mana n'impuhwe n'urukundo tabara itorero,
tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Ni ukuvuga ngo Ubugande bufite ikibazo gikomeye cyane, Uburundi bufite ikibazo gikomeye cyane, Tanzania ifite ikibazo gikomeye cyane. Nagira ngo nkumenyeshe, nuza kwitegereza uze kureba impeta Samisu Hasani yarahiye yambaye, iriho amaso 3, indi iriho amaso 4. Izi mpeta harimo imbaraga ziteye ubwoba. Iyi mpeta irimo imbaraga iteye ubwoba y'umwansi, irimo imbaraga iteye ubwoba. Harimo rero bafite amaso y'umubiri gusa, ariko harimo n'abafite amaso y'umwuka, tureba byinshi tukitegereza byinshi. Ntabwo genda bujye kure, hari amarira. Biriya bintu ntabwo, biriya bintu icyo biri gucurera, icyo biri gukungura, biri gukungurira Tanzania kwinjira mu bihe bibi. Ntimubone yimye ngo mwumve impundu ziravuze. Bariya abantu bari kumushyigikira, bari gukoma amashyi, biri kwinjiza Tanzania nk'aho Burundi bwinjiye. Uyu ni Perezida Neva ugiyeho muri Tanzania, ni ba Mini Dada bagiyeho rwose. Nubwo bitatworohera, hari imyuka mibi turwanya ku butumwa bwiza dutangaza cyangwa se ku mabanga tumena, ariko homboka cyangwa cya mukongomani n'ubundi uhoraho ataturinza abarinzi barindira ubusa. Barinzi barindira ubusa, bivuze nemye rwose. Uyu munsi ndagaruka rero ku ijambo rivuga ngo kutabize, kudakanye, ndakuruka cyangwa se ndakuvumisa. Ndetse nuza kureba no mu isezerano rya kera mu bami ba 2:24, uhereye ku murongo wa 16 haravuga ngo marayika murimbuzi wari ugiye kurimbura Yerusalemu, ngo nuko Imana iraruka itegeka marayika araruka. Mu butumwa wumvise hasi twabanje harimo ko Imana igiye kuruka, ibintu byose biri mu ndika bivumisa, ibintu byose ikabirekuza, ibintu byose bikavumiswa. Rero ndagaruka no kuri iri jambo, sinjya kure mu butumwa bwiza, ubwo byasimbigarukaho wabyumvise ko ndagaruka hano mu ijambo mu isezerano rishya no mu isezerano rya kera rivuga ngo kutabize, kudakonje, Uwiteka arakuruka. Umukristo nyamukristo, umwigishwa, ntabwo akwiye kuba hagati na hagati, ntakwiye kuba urungabangabo. Akwiye kwemeza kimwe cyangwa se akemeza kimwe cyangwa se akanyura hamwe, akaba umukristo mu bakristo mwizigirwa. Kubera icyo umukristo adashyuha ntanakonje. Hari uburyo abakristo bundi mu busanzwe ubu butumwa bunyura hano, nubwo abantu batizera, nubwo abatabyumva bakwiye guheraho bumva, kandi Imana ikwiye kuvuga ngo ntacyo muzireguza. Ariko umukristo batije mu mazi menshi, umupantekoste, ntabwo bavuga ngo ibintu ubizi. Niba Yesu agiye kuza mu gihugu urabizi, koko ntushaka kuyoborwa ko umwami wawe aje mu gihugu cyawe. Ibyo ntibishoboka. Umuntu utazi ijwi rya shebuja, umuntu utabona inzozi ze, umuntu utagira ikiyago na se, ntagire ikiyago na nyina, ntagire ubushobozi mu rugo kwa se ngo ayoborwe n'indangagaciro z'umuryango, navuga ngo ikosa si iryanjye, si iry'ijuru, niwe wabaye ikigaba. Mu busanzwe rero hari abantu hano b'abapentekote bavuga ngo njye sinabyumva, ngo ibi sinzabyumva. Amahirwe wagira kutabyumva ni uko waba nawe ufite amakuru yawe ahagije. Mugabo mu busanzwe rero nta muntu wavutse bwa kabiri, nta muntu wavutse bwa kabiri mu buryo bw'umwuka. Ni ukuri ukibaririza ngo ese Imana irabagabiza kino gihugu. Nta muntu wavutse bwa kabiri waba akibaririza ngo ese ngo haraba ingwano, ngo ese ngo uriya ibyahanura nibyo. None nje ndi guhanura, habura iki ngo ushyire amavi 2 hasi? Habura iki ngo wiyirize ubusa iminsi 3 cyangwa 5? Ubaze shobuja cyangwa ubaze umwami Yesu cyangwa ubaze data uti none koko hari gahunda ugiye kuza muri iki gihugu? Mugabo imyizerere yawe imeze nk'iy'abaromani bizerera muri siyansi.
twe dusenga Imana ivuga, dusenga Imana ikora, dusenga Imana iriho iboneka kandi yuzuza byose. Di Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe cyane. None mumbwira mute ukuntu abakristo batatu bane batanu ishengero ivuga ngo ntabwo tuzi umugambi w'Imana ku gihugu cy'u Burundi, ntabwo tuzi umugambi w'Imana ku gihugu cy'u Buganda? Ni gute dusenga Imana ivuga, ikora, iboneka, mugabo natwe tukaba impumyi, tukajya kubaza abatizera, tukabaza siyase, tukayoboza inzira? Abantu bari kugenda bakabakaba mu Burundi ngo Yesu azaza ryari, bizaba ryari, bizasohora ryari, ngo ibintu wahanuye ko bidasohora. Muri abapagani, muri abakristo? Eske kwizera kuba muri mwe cyangwa kwavuye muri mwe? Eske muracyasenga cyangwa mwaraharagaritse gusenga? Kubera iki mubaza amakuru nk'abatazi neza ko amakuru namwe ubwanyu muyemerewe? Umwenda warapasutse, uwarukingirije ahera ngo umuntu yigerereyo, habura iki? Abizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo nibo bagiye kubona ubu buntu. Haleluya. None Yesu Kristo wagize ngo aje mu gihugu guhiga be cyangwa aje guhiga abanzi be? Abanzi be nibyo yavuze bigomba gusohora, ariko Yesu ntabwo urugendo rwe ari urwo kurwanya twebwe twaciye bugufi tugatukwa kubwe, bakadusuzugura kubwe, bakatwanga kubwe, bakaduhiga kubwe, bakatwankira biriya na biriya bavuga ngo ntabwo bashobora kwifatikanya natwe. Yesu ntabwo aje mu Burundi kuguhiga we wamwizeye, we waciye bugufi. Aje kugwanya, aje guhiga abanzi biwe b'umusaraba banki igihugu. Uwiteka umwami nyiringabo adutabare. Buno rero hari ibigomba kwibonekeza, hari ibigomba kuba, hari n'ibyabaye. Ibi byose ni akaga. Nahanuye Ubugande ko buri hafi kwinjira mu gihe cy'amarira. Burundi bwo bugiye gutangura. Tanzania yinjiye mu murongo kugira ngo yinjiraho Tanzania, abazungu bagiye kugisenya. Ariko ni Satani ugiye kugisenya. Tanzania igiye gucika amazi, Tanzania igiye gusenyuka, isenyuke. Koko ntabwo mu nzu y'umunyamaboko ntushobora kwinjiramo ngo ugire icyo usohokana utabanje kumuzirika amaboko. Rero isesemi y'umuntu afite isesemi y'ibyaha ari hano. Iyo umuntu yariye nabi, iyo yanyoye nabi, iyo yariye nabi, mu nda biremamo akajagari, umukwabu, akavuyo, ukajya kubona ukabona birabomotse, umuntu akavumisa, akabona guhema. Ariko umuntu ntaba apfuye. N'igihugu kigiye kuruka, ariko ntabwo twavuze ko gipfuye. Icyakora kigiye kuruka ubucafu, umwanda ukivemo, hama igihugu kibe igihugu. Igihugu kibe igihugu. Haleluya. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, ibyo ugambiriye ku Barundi benshi barabihishuriwe, ibyo ugambiriye ku Bugande benshi barabihishuriwe, ibyo ugambiriye kuri Tanzania benshi barabihishuriwe, ibyo ugambiriye kuri Kenya benshi barabihishuriwe. Natwe rero turakubaniye, turaguhaye isaruti, ishyaka ryawe riranguruke ku kwizera, kandi twebwe twese duciriye bugufi imburi yawe. Umuntu wese rero ahagarare mu mwanya we, abe mu giheke, kandi akomerere mu byo yemeye kandi yizeye. Ndagushime ko twumvishije ubikoze mu izina ry'Umunyanazareti. Amen. Turagukunda. Uyu munsi turi ku itariki ya 3 dutanga ukwezi kwa11, bikubera umugisha mu izina ry'Umunyanazareti. Amen.